Kubera izo mpamvu urukiko rwemeje ko Nyangironsaanga Solange hamwe n'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake umuhanisha igihano cy'igifungo Gasabo rugiye gusoma urubanza rw'umuntu witwa Ngironsaanga Solange, Nyirangironsaanga Solange. Twabasabaga rero gutuza mu rukiko, ntabwo ni ukuvuga ngo urukiko nirwo ruba ruri ahangaha, mu rukiko ntawe ukoma amashyi, mu rukiko ntawe usakuza, ni ugutuza mukumva gusa, nta kindi mukora. uze gukora ayo makosa yose tuvuze, ubwo nawe arumva ko bihanirwa kandi hari amategeko abiteganya. Nyirangironsaanga Solange akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi. Nyuma yo gusuzuma imiburanire y'ababuranyi bombi, ubushinjacyaha ndetse na Ngironsaanga ubwe yiburanira, urukiko rwafashe imyanzuro ikurikira. Urukiko rusanga ingingo y'119 y'itegeko nimero 15/2004 yo kuwa 12/9/2004 ryerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo, iteganya ko mu manza nshinjabyaha ibimenyetso bishingira ku mpamvu zose z'ibyabaye n'ibyemejwe n'amategeko, ababuranyi bapfa kuba barahawe uburyo bwo kuhaba ngo banyomozanye. Urukiko ruhamya ku buryo butavuguruzwa ko ibimenyetso byose birega cyangwa biregura aribyo kandi bishobora kwemerwa. Urukiko rushingiye kuvuga muri iyi ngingo imaze kuvugwa, rusanga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, ibimenyetso butanga bigizwe n'uko ibimenyetso butanga bukurikirana Nyirangironsaanga ku cyaha cy'ubwicanyi bigizwe n'uko Nyangironsaanga Solange mu bugenzacyaha yari yemereye icyaha, akanasobanura uburyo yabigenje, yemera ko ari we washutse umwana akishyira mu mugozi, agasobanura ko ubwo ababyeyi b'umwana bari babasize mu rugo n'umwana, umwana ageze aho ajya mu nzu ngo akore etude, aho kuyikora akigira kuri telefone ababyeyi bari bamusigiye, yayimwatse ngo akore etude neza. Umwana ntabyishimire, akamucunga yicaye, akamukubita ibuye mu mugongo, agahita yiruka agahungira mu nzu. Uregwa Nyangironsaanga Solange yamusanze mu nzu, agasobanura ko yamusanze mu nzu akamushuka ngo aze amwereke uko arya umunyenga, amubwira kuzirika umupira we yari yakuyemo kuri giriyaje y'urugi, akajyamo akamwereka uko barya umunyenga. Umwana akamanika agapira ndetse akishyiramo, akamubwira ngo akure amaguru mu ntebe yari akandagiyeho. Umwana akabikora, agahita anagana, umupira ugatangira kumuniga, akamusigamo, akigira hanze, akagaruka asanga umwana atakinyeganyega, akajya gutabaza mama w'umwana. Usuzumye imvugo za Nyirangironsaanga Solange, usanga uburyo asobanura yabigenje bifite umujyi umwe, ku buryo nubwo yaje guhindura imvugo avuga ko yashyizweho agahato n'iyicarubozo, ako gahato ntikashoboye kugaragarira urukiko kuko atanasobanura ibikorwa bamukoreye ibyo ari byo, ngo wenda niyo atabibonera ibimenyetso bibe byatuma wumva ko byashobora gutuma umuntu yemera n'ibyo atazi, ariko kandi nabyo ukibaza uburyo yabihimba bikaba inkuru isobanuye neza. Urukiko rusanga muri uko guhakana avuga ko umwana atari kumutera ibuye kuko ari umwana wumvira ufite uburere, ko yaba yariyahuye kubera uburyo se yari yaramuhahamuye, yaranamanitse inkoni yo kuzajya amukubita. Ukibaza amakosa uwo mwana ufite n'uburere bwiza yari kuba akora ashobora gutuma se afata izo ngamba zose zigeze ku rwego rwo guhahamura umwana kugeza n'aho yamwihishaga agasanga yaryamye ngo batabonana,
uko abisobanura. Byongeye kandi mu mvugo ze avuga ko se yari yamusigiye telefone ye, nabyo bigatera kwibaza uburyo umubyeyi waba yarahahamuye umwana bene ako kageni ko kugeza no kwiyahura yamusigira telefone ye ngo asigare ayikinisha atanahari. Ikindi giteye urujijo kikaba ari ukumenya uburyo umwana w'imyaka 9 yatekereza kwiyahura akanabyifasha, bikagaragaza rero ko ibyo yiyemereye mu bugenzacyaha ko ari we wahagarikiye umwana ngo yimanike ibyo bigomba gufatwaho ukuri kuko nta wundi bari kumwe. Urukiko rusanga kubera ibisobanuye haruguru binashimangirwa n'ibyemejwe mu rukiko rw'ikirenga mu rubanza RPA 0010/06, urukiko rw'ikirenga mu gika cyarwo cya 44, aho umucamanza yavuze ati rusanze nk'uko urukiko rukuru rwa gisirikare rwabibonye uwitwa Munyanziza abazwa nta gahato yashyizweho cyangwa ibindi bikorwa bibi bibabaza umubiri ku buryo ibyo yavuze yaba yarabitewe no kuramira amagara ye. Kuba yarageze imbere y'urukiko agahindura ntabwo bivuga ko byanze bikunze ko ibyo ari byo. Kuba yarageze imbere y'urukiko agahindura imvugo ntabwo bivuga byanze bikunze ko ibyo ari byo bigomba kwemerwa ngo nuko byavugiwe imbere y'urukiko. Umucamanza afite ubushobozi bwo gushishoza no gusesengura akoresheje umutimanama we agaciraho iryo hindura mvugo. Urukiko rurasanga kandi n'abahanga mu by'amategeko babibona muri ubwo buryo nka Michel Franchimont mu gitabo cye cyitwa Manuel de procédure pénale, aho tubishyize mu kinyarwanda yasobanuye ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari ureba agaciro imvugo z'uregwa yiyemerera icyaha mu rwego rw'iperereza afite, kabone n'iyo nyirayo yagera mu rukiko akayihakana. Bityo kuba Nyirangiruwonsanga Solange yaremeye icyaha mu bugenzacyaha, uko kwemera icyaha kukaba kugomba gufatwa nk'ukuri, cyane ko hari n'ibindi bimenyetso bishimangira birimo raporo ya muganga igaragaza ko urupfu rw'umwana rwatewe n'uko hari igice cyo ku ijosi cyanizwe hagahagarara amaraso n'umwuka bijya mu bwonko. Iyo raporo kandi igaragaza ko umwana bamusanganye n'udusebe ku ijosi bihora neza n'ibyo Nyirangiruwonsanga yivugiye ko amaze kumushuka akishyira mu mugozi yagiye agasanga umwana arwana n'uwo mupira yiziritse, bikagaragaza ibyo bikomere biri inyuma muganga yabonye. Urukiko rusanga rero ibikorwa Nyirangiruwonsanga Solange aregwa kandi bimuhama bigize icyaha cy'ubwicanyi giteganywa kandi kigahanwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 yo kuwa 30/8/2018 nk'uko ryavuguruwe n'iryo muri 2019 mu ngingo zimwe na zimwe rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana ivuga ko umuntu wica undi ku bushake aba akoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Nyirangiruwonsanga rero akaba agomba kubiryozwa. Ku bijyanye n'ibihano Nyirangiruwonsanga agomba guhanishwa, urukiko rusesenguye ibivugwa n'ubushinjacyaha ndetse n'ibyo Nyirangiruwonsanga bivugwa na Nyirangiruwonsanga n'ubushinjacyaha kurebana n'igihano umusabira cyo gufungwa burundu. Nyirangiruwonsanga akakisobanura akomeza gusaba kurenganurwa, rusanga hashingiye ku ngingo ya 49 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 ishyiraho igitabo cy'amategeko hano ryavuzwe haruguru, iteganya ko umucamanza atanga igihano akurikije uko uhanwa yakoze icyaha ashingiye ku mpamvu zabimuteye, uko akoze icyaha yari asanzwe yitwara, uburyo icyaha cyakozwemo n'imibereho ye bwite. Rushingiye rero kuvuga muri iyi ngingo rusanga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga kuba Nyirangiruwonsanga Solange ahamwa n'icyago agomba kubiryozwa kuko iki cyaha gikoranye ubushake kandi agikorana ubugome bukabije, aho yivugira ko yasanze umwana arwana n'umugozi akamwihorera, kandi rusanga ibikorwa bitaramuguririye nk'uko abyivugira mu mvugo ze,
byongeye kandi ibikorwa bye bikaba byaragize ingaruka zikomeye zo gutwara ubuzima bw'umuntu, bikaba bigomba kwitabwaho mu kugena ibihano, bityo bishingiye ku byamaze gusobanurwa rukaba rusanga Nyirangiruwonsanga Solange agomba guhanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Kubera izo mpamvu urukiko rwemeje ko Nyirangiruwonsanga Solange hamwe n'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake kumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu, yahise ko Nyirangiruwonsanga Solange asonewe gutanga amagarama y'urubanza kuva afunzwe. Ni uku urubanza rukijijwe none hari umucamanza n'umwanditsi. turi mu mudugudu wa Karubibi, akagari ni aka Cyaruzingi, umurenge ni uwa Ndera, akarere ni Gasabo, mu mujyi wa Kigali toujours. Njye nitwa Jean Paul Nkundineza. Twari twaje kumva icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu rubanza rwaregwagamo n'ubushinjacyaha umudamu witwa Nyirangiruwonsanga Solange wakekwagaho kwica umwana witwa Ihirwe Davis Rudasingwa, yamwishe kuri 12. Mu minsi ishize twavugaga dukekeranya, ariko urukiko rwayemuhamije, reka natwe tuvuge ngo yaramwishe kuko urukiko rwemeje ko yamwishe. Ubwo yaburanaga mu minsi ishize umucamanza yavuze ko urubanza ruzasomerwa aha, natwe niyo mpamvu twaje aha. Kuhagera ntabwo byoroshye bitewe n'imiterere y'akarere ka Gasabo. Igice kinini kugera hano ni igice cy'umuhanda w'ibitaka, ariko kuko tuba twaremeye ko habe mu mvura, habe mu zuba, habe ku manywa, habe nijoro, tugomba kubagereza amakuru ku gihe nka Jaras official. Twemeye ko tuzaza hano rero. Abaturage bari bakubise buzuye. Iyi modoka mubona ni ipima covid, ko abantu bipimishije, abafite inkingo bagakomeza, utarayipimishije akipimisha, ariko urubanza rukaba. Umuburanyi yari yaje gusomerwa, urukiko narwo inteko y'umucamanza umwe n'umwanditsi bari bahari. Umucamanza rero mu isesengura ry'urubanza uko urukiko rwabigenzuye, uko rubibona, ni icyemezo cyasomwe mu gihe cy'isaha. Ni urubanza rwatangiye gusomwa mu masaha 4, rwamaze isaha rusomwa kuko ni urubanza runini. Ni urubanza umucamanza yategetse ko Nyirangiruwonsanga Solange afungwa ubuzima bwe bwose muri gereza ya Kigali izwi nka Mageragere, iri mu murenge wa Mageragere, agategeka ko ahita ajyanwa muri gereza gufungwa. Uyu mudamu ukekwaho uregwa kwica Davis Rudasingwa nta kintu yigeze avuga, ntiyigeze abwira urukiko ko ajurira icyemezo cy'umucamanza, ariko kandi itegeko rimwemerera kujurira mu gihe cy'iminsi 30. Ubu ntabwo urukiko rwahita rufata icyemezo ko byabaye itegeko, cyakora nyuma y'iminsi 30 natajurira, urubanza ruzaba itegeko, agende arangirize ubuzima bwe muri gereza. Ni icyemezo umucamanza yari yasabye abaturage kudakoma mu mashyi, icyemezo cyose kire bufatwe, ariko nyine byanze ibi by'iyanga bayakomye nyine, ko yavugaga ati ukoma mu mashyi itegeko rirubahirizwa. Ariko kubera amarangamutima, hari abana batoya bari mu kigero cy'uriya mwana. Twibutsa abantu ko Davis yari afite imyaka 9, ni umwana wishwe mu gitondo cyo kwa 12, yicwa ashyizwe mu mupira we baramanika. Umukozi wamureraga avuga ko yiyahuye. Ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi, urukiko rurabisuzuma, narwo rusanga ibyo ubushinjacyaha bwavuze bifite ishingiro, rutegeka ko afungwa ubuzima bwe bwose. Ubwo yaburanaga ku mbuga nkoranyambaga, ni icyemezo kitavuzweho rumwe,
n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Bamwe bati bariya bari kuvuga biriya bavuga ko yahuye ni bigarasha, abandi bati ni abashinyaguzi. Ikiriho nuko umucamanza aciye amazimwe ategetse ko urukiko rwabisuzumye rugasanga koko uriya mwana yarishwe kandi akicwa na Nyirangiro Sanga Solange. Hanyuma urukiko rugategeka ko afungwa ubuzima bwe bwose. Bavuga ngo hari umukozi yishe umwana, abantu barahuruye, tuhageze dusanga imodoka umurambira wutwaye. Ubwo ngubwo baravuga ngo bamujyanye, nuko byageze twebwe twese tugera ntago mbeze. Uwo mubyeyi ndabona ntabwo kuze cyane ariko uri mu warabyaye. Narabyaye. Kubyara, gutwita umwana akavuka ukamushyira mu ishuri agapfa amaherahera. Nk'abantu bakuru ntabwo kuze cyane. Cyane twarabyumje biratubabaza cyane. Aha harimo bavugaga ko n'igihano cya burundu kidahagije. Wowe ku giti cyawe waramubonye, wabonaga ameze ati? Shangene ntaramubona, ngiye mubonye none aha ngaha baje kumusomera nibwo nari nkimubona, ariko nabonaga igihano kitamukora ubwo bari bakwiye nawe kumwica nkuko yishuriye mwana. Wabonaga afite igihunga? Yari umuntu, yari serious ntabwo yari afite pe. Abaturage nk'iki kintu kiba cyabaye bakuramo iherezo mu by'ukuri. Isomo se babakuyemo isomo rikomeye, aho umuntu yakoreye cyaba bakahamuzana, abaturage bose bakabibona n'urubyiruko rukabibona, bahita babona yuko ari ibintu bikomeye cyane. Abakozi bashobora kugira ibibazo bakazajya abantu bakanga no kubasigira abana mu rugo. Urabona nabyo batari ikibazo gikomeye? Ni ikibazo gikomeye ariko ntago abantu bose bagira ubugome kimwe. Hari igihe baba bafite ubugome abandi nta bugome bafite. Nta kintu yigeze avuga ubwo yasomerwaga, ntiyigeze atera agatoki avuga ati ndahohotewe? Wapi nta kintu yigeze avuga. Hari abantu bamwe rero twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga babuze baturiya mwana no kwiyahura yakwiyahura. Mu by'ukuri bibura byibuka ukuntu imodoka yatwaye umurambo umwana w'imyaka 9, birashoboka ko yakwiyahura gute? Ntabwo bishoboka, ntabwo twaravuze ati ntabwo umwana w'imyaka 9 kandi wabone mu bakire nta kibazo yarafite, ntago ari umukene, turavuze ati ntabwo ibyo bishoboka, ni uwo mukozi wamwishe. Kubera ko ubundi amategeko y'itangazamakuru iyo wakoze inkuru ukora icyitwa follow up, nta kindi cyari cyatuzanye hano kwari kugira ngo twumve icyemezo cy'urukiko tuhibereye. Dushimira ko turiho kubera mwe, mudahari ntitwabaho, mutaturebye ntabwo twazaha. Niyo mpamvu tubakangurira gukora ku nzogera harya hasi y'urubuga rwacu rwa Jaras. Tuzakomeza kubana namwe, ibiganiro bya Jaras Official birakomeza. Njye nitwa Jean Paul Nkundineza, kuri kamera Nishimiyimana Kevin. Imana ibarinde.